Bavandimwe mwese mureba cyangwa mwumva iki kiganiro kinyura kuri Daniz TV, murakaza neza cyane. Nk'uko bisanzwe muri Tinyuka Urashoboye, turabazanira inyigisho, ubuhamya n'ubutumwa bukomeza umuntu, bukamwibutsa ko mu buzima ashobora gutinyuka agatera intambwe. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye igira iti: witinda, amahirwe yose ubonye yabyaza umusaruro. Iyi nsanganyamatsiko igamije kuduha isomo ry'uko mu buzima nta mahirwe akwiye gusuzugurwa, nta mahirwe akwiye gupfa ubusa, kandi nta mwanya tugomba gutakaza. Umuntu wifuza gutera imbere agomba kuba maso, akamenya ko amahirwe aza rimwe, kandi ko iyo ayabuze ashobora kutazagaruka. Gusobanukirwa amahirwe. Amahirwe ni iki? Amahirwe ni amahirwe yo kugira icyo ukora, amahirwe yo guhura n'abantu, amahirwe yo kwiga, amahirwe yo kugerageza ikintu gishya, cyangwa amahirwe yo guhindura ubuzima bwawe. Amahirwe nk'inzira. Hari igihe umuntu ahura n'uwamufasha kugera ku nzozi ze. Iyo utabyaje umusaruro uwo mwanya, ushobora gusanga bidakunze kongera kubaho. Amahirwe nk'impano y'Imana. Amahirwe si amahirwe gusa, ahubwo ni umugisha Imana iduha kugira ngo twerekane ubushobozi dufite. Umuntu utabona amahirwe nk'impano akenshi ayapfusha ubusa. Amahirwe nk'amasomo. Hari amahirwe aza asa nkaho ntacyo arimo, ariko iyo yabyaje umusaruro agufasha kwiga isomo rikomeye rigufasha imbere mu buzima. Impamvu tutagomba gutinda. Hari impamvu nyinshi zituma tugomba kudatinza amahirwe. Amahirwe amwe aza rimwe gusa. Ubuzima ntibuhoraho. Umwanya w'ingenzi iyo uhushijwe ushobora kudasubira. Iyo ubonye amahirwe yo kwiga, gushora imari, guhanga udushya, cyangwa guhura n'umuntu w'ingenzi, ntukabipfushe ubusa. Gutinda bituma abandi bagusiga. Mu buzima ntituri twenyine. Hari abantu benshi barimo guhatana. Iyo uretse amahirwe, undi arayafata. Iyo wibeshye ko uzategereza, ushobora gusanga undi yarayafashe. Kudatinda bigaragaza icyizere mu buzima. Umuntu udashobora gufata icyemezo ku gihe aba ari umuntu udahagaze neza. Gufata icyemezo ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwo kuyobora ubuzima bwawe. Ingaruka zo gutinda kubyaza ubuzima amahirwe. Utera imbere mu buryo bwihuse. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo, iyo nza gufata uriya mwanya ubu mba ndi heza, kubera ko batatinyutse basigaye bari inyuma. Ubonera icyizere mu bintu bikomeye. Iyo ufashe icyemezo ukabyaza umusaruro amahirwe, bituma uba umuntu wiyumvamo icyizere, bigatuma utinyuka no mu bindi bikomeye. Ubuzima buhinduka. Amahirwe ashobora guhindurira ubuzima burundu. Hari abantu bagiye bahindurwa n'ijambo rimwe, inama imwe, cyangwa amahirwe yo guhura n'umuntu umwe. Ingeso zidufasha kudatinda. Kuba maso. Umuntu ugira amaso ya gikristo n'amaso y'ubwenge abasha kubona amahirwe aho abandi babona akantu gasanzwe. Gufata icyemezo vuba. Ntukagire ubwoba bwo gufata icyemezo. Abantu benshi batakaza amahirwe bitewe n'uko batinya kuvuga ngo yego. Kwizera ubushobozi bwawe. Hari ababona amahirwe bakavuga bati, njye sinshoboye. Oya.
urashoboye. Imana ntabwo yaguha amahirwe idashaka ko uyabyaza umusaruro. Kwiga kubyaza umusaruro bike, ndetse n'igihe n'amahirwe ari mato, niba uyabyaje umusaruro azakuzanira andi makuru manini. Reka turebere hamwe ingero z'abantu babyaza amahirwe umusaruro. Umuntu wacuruje ku isoko rito agahinduka umushoramari ukomeye. Amahirwe yatangiye mu gutoza umuco wo kwizigama, ariko kubera ko atidindije yahindutse umushoramari ukomeye. Umunyeshuri wakiriye amahirwe yo kubona umufasha yabyaje umusaruro ayo mahirwe, ariga arangiza amashuri, none ubu ni umuyobozi ukomeye. Abanyabugeni, abahanzi n'abanditsi benshi babonye amahirwe yo kwerekana impano yabo rimwe, barabikora, none ubu babaye ibyamamare. Amahirwe mu mubiri, mu mitekerereze no mu mirimo. Mu mubiri, kwita ku buzima bwawe, amahirwe yo kugira ubuzima buzira umuze. Ntugatinde kujya kwa muganga cyangwa gukora imyitozo ngororamubiri. Mu mitekerereze, amahirwe yo kwiga, gusoma, kumva inyigisho no kuganira n'abantu bazima. Mu murimo, hari amahirwe yo gukora cyane, gutekereza udushya no gufata imyanzuro y'ingirakamaro. Amahirwe nk'Imana itanga. Ibyanditswe byera bitubwira ko ibintu byose bigirira akamaro abakunda Imana. Abaroma umutwe wa 8 umurongo wa 28. Ibi bisobanura ko amahirwe yose uhabwa atari ayawe gusa, ahubwo ni umugisha Imana yashyize mu nzira yawe. Ku musozo, bavandimwe, iki kiganiro twakise witinda, amahirwe yose ubonye yabyaza umusaruro. Ndagusaba uyu munsi ngo wibuke ibi. Ntuzigere utinda gufata icyemezo cyiza. Ntugatinye amahirwe ayo ari yo yose. Ibyo ubonye byose ushobora kubibyaza umusaruro bikakugirira akamaro. Ubutwari bwo gufata icyemezo ku gihe bushobora kuguhindurira ubuzima burundu. Niba koko ushaka gutsinda mu buzima, tinya gutinda, kandi ibyiza byose ubonye ubibyaze umusaruro. Murakoze kudukurikirana kuri Daniz TV muri Tinyuka Urashoboye, mugezwaho nanjye Ushizimpuhwe Leopold. Imana ibaho umugisha, kandi mukore like, share na comment. Murakoze.